yes bantu mudukurikiye ndashaka kubanza mbibariza akantu kamwe konyi mumbabarire mumbwire muri comment wenda nibwo buryo dufite bwo kuvugana bumwe cyangwa se wenda no muri group irahari ubundi uyu mugabo Makenga ni muntu ki ni gatiki akozwe mu biki ese yavukiye he ese ubundi yariremye ni Imana yamuremye ni shitani ni nyabingi ese ni Perezida Paul Kagame waba waramuremye ni Trump ni Putin mbuze n'uburyo ngiye mbivugamo uyu mugabo ibintu yabitekereje ati izi strategy ari kuzana mw'uru rugamba ni bwoko ki mana yanjye Makenga ahinduye ibintu ku rugamba ubu tuvugana cyane iyi Congo aho bishyira agiye kuyifata yose Tshisekedi aramufite gutya sinzi na biriya Trump aje yigira ngo mwe mugire gutya ahari Makenga rimwe tuzabona Makenga ahagaze ameze gutya ameze nk'intare ari kwigira gutya Trump biti I am someone who from Sarambwe nuko I am bimeze the lion from Sarambwe cyane ndi ntari turuka Sarambwe ntare ndacanganyikishaho gake wenda reka tubirambure mu kanya gato izo ni camake uyu nguyu azanye technique mu rugamba ebyiri harigera mbona nari technique ebyiri reka iyi ni ncamake turazirambura mu kanya nanone kandi bwana Pacifique hari ibindi dufite ni ibiki hano mw'abantu mwe ngenge kuvuga fisa n'uwongorera nibanga mbabikije muribike ku mitima yanyu ni igiki gitumye igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bavuye mu bice bya Prendre Ruzizi birukanka kibuno mpamaguru nkaho bakurikiwe n'imbwa ziryana ku rwego rwejo cyangwa se hari ubwoko bw'ibisimba bikaze cyane byitwa tiger wagira ngo ni tiger ziri kubirukasa ni igiki kibavanye muri Prendre Ruzizi hagataho Kinshasa Tshisekedi nimero ya 2 tuziri bugarukeho ni iki gitumye avuga ati twe twatanze agahenge none MV3 iri mu biki ese MV3 yakoze ibiki Tshisekedi amanitse yabo yafata muri ye gutyo nakafoto murakabona kuri cyamboneri muraza kukabona aravuze ati ni ubundi ni iki gitumye aba basirikare bose bava mu biruka wena Neva harimo na titire y'ikiganiro muri butubabwiye nk'abantu ibintu hano Makenga arabihinduye byose reka mbabwize ukuri simba beshye ubufana Makenga ubutamufana suzi niba tamufana cyangwa namufana nge ndo munyamakuru nta ruhande mboganira wamukunda utamukunda wakunda Tshisekedi utamukunda uburetse nkubwire nge Makenga aranejeje iyi strategy yaba ni na Neva ari na Tshisekedi babikoze yego nge mba nishimye cyane rwose nge mba bise nishimye ebana kuri buri ruhande tuba turi yaba Tshisekedi yaba Neva yaba Makenga yaba nde hano muri rugamba utsinze wese tuba turi ku ruhande rwe iyi ni ingingo yumvikana cyane akantu ku kandi turaje tukabaviremo ni muzingo hagataho muri Prendre Ruzizi bigenze ute aho uruzinge muri no minsi aho bari kubikurikirana neza nanone n'ubundi hari bamwe bavuyemo bagenda biruka ndetse hari n'abasigaye ese niki kibabayeho ni iki kibaye aha muri Prendre Ruzizi gitumye abantu benshi batanya kuvuga ati ibi bintu biraza guherera he mugani wa Ismail mwarafunze warakaze cyane njya mwumva wa uvuga utunyangingo miliyari uretse turamwamamaje umunyarwanda wacu pakazi nawe azamamaje se hari ikibazo Ismail mwanafunze avuga imibare nawe ubwawe utari wagatekereza ku isi ngibinyeja ngo bya miliyari ngo miliyani yo mu myaka tujye mu makuru twagiye mu makuru nko kabyaramwe hanyuma uretse gatoya mbere ko dutangira amakuru mwoka byaramwe buriya kubudukurikira utarakanze subscribe buriya nabyo Imana izabiguhanira ndagusa reka urarengereye Imana yahanira umuntu ngo nuko yakoze atakoze subscribe n'uburenganzira warwaye ntumuhe n'amazi none se twe turarwaye none se kuba turi gukora n'udushyigikire ibyo bihaniye no kuba ataga amazi
udushyigikiye ni sawa ni byiza cyane, utadushyigikiye ntacyo binatwaye. Oya Nanone, ariko nabwo ukoze kuri subscribe ni byiza, biradushimisha twakishima. Nanone kandi ukoze kuri like sava ndetse na comment ukatubwira. Ariko mwibuke mubaze mumbwire Makenga ubundi ni muntu ki? ni gatiki. Good. Yes, here we go. Bizere ko mwabikoze. Here we go. Reka turambura amakuru. Yego. Makenga mw'abantu mwereka bari we turambura nkuko ndabizi abantu benshi bafite amatsiko. Ese ni iki gitumye Makenga njyewe iki kintu akoze cyancanze pe, namwe kirabacanga ntago nzi uko biri bugende. Oya niyo mpamvu duhari ngo umwanzuro ukomeye nka wa wundi wo muri Bibiliya, wa wundi Imana yabwiye ngo birasaba kutamba igitambo. Agiye gutamba igitambo atamba umwana we Isaka. Ibrahim atanga Isaka kugira ngo ashimishe Imana. Yego. Makenga afashe umwanzuro wo kuvana ingabo ziwe zikomeye mu birindiro babisigiraho. Basigamo n'intwaro, aravuga ngo muve mu ibyo birindiro mugende. Ibirindiro byose babivamo babisigiraho. Gato bikubirikiranye. Uzi ibingibi ahantu bibereye? Bibereye hehe rero? Bibereye hano muri Rwitsa nkuku na hehe ndetse no mu Minembwe. Aho bari bafatikanyije na Twirwaneho, arababwira ngo mube muvuyemo mwese aho ngaho mugende. Bose abakura. Noneho ikintu gitangaje, nta muntu uzi ahantu bagiye. Hanuzi icyo bagiye. Noneho n'ukuntu banavuyemo nta no uretse wenda amakuru yagiye, uretse abaturage bagiye bababona banyonyomba baca ahangaha nk'abantu batsinzwe n'urugamba. Ahangaha uwampaye amakuru anabinyereka kuko byamaze kwa confirm no kuri M23 nabonye kuri Twitter hari ahantu babitangaje ko bakuye ingabo zabo ahantu runaka. Bituma mpita njya gucukumbura bazi ntasi zacu, tuvuga ati ingabo zavemo twe tubabonye banyonyomba nk'abantu batsinzwe biturangiriyeho. Ariko ku mutima ndavuga nti kuva ari Makenga wabikoze buri hari ikindi kintu kidasanzwe, ariko hari ikintu cyandemye agatima ko ndi kumva nayo ngiye kuzura umwuka nkagitwaza. Haleluya, Mana uhabwe icyubahiro. Hari akantu Makenga yakoze ntagakire, utuntu tw'utumodoka twagaragaye bantu mudukurikire. Wenda abantu batangaza amakuru mu buryo bwabo, abantu batangaza amakuru mu buryo bwabo. Hari abatangaza baseka, hari abatangaza barakaye, bari seriye, bagize gute. Twebwe batse ngubwira no gutangaza amakuru no mu buryo buseka, ariko ukumva amakuru. Ariko ikintu kituraje ishingana kimwe, ntago uzumva, ntago tuzigera dukora amakuru twarakaye. Kubera ko no mu mategeko y'Imana aratubwira ngo mu byiza no mu bibi museke. Mujye mwibuka gushima, kandi gushima ntiwashima ubabaye. Ndekeraho yumvikana rero. Mujye mutuhari nyine nta kundi. Oya nuko bimeze, ntago twakora amakuru turakariye ndetse mwebwe se ari cya twabakoreye, mwese ari cya mwadukoreye. Oya nta muntu twaturage nta nudushinjije ntacyo. Noneho harya twari turi hera, twari turi ku bintu Makenga azanye utwo tumodoka. Utumodoka twagaragaye Makenga yakoze. Utumodoka turaje twabwira utumodoka. Uribaza ngo ese hano mu makuru utumodoka ngo tujemo Makenga yakoze gute? Ajemo gute? Tujemo gute? Utumodoka tujemo gute? Makenga watujemo ate? Makenga iyi strategy akoze yo kuvana. Nagerageje gufata abantu basa n'abandenze mu byo gusesengura no mu kugira gute. Baravuga ngo uriya mugabo si igicucu, kandi byari marabizi. Ni n'umuhanga cyane, umunyabwenge. Ikindi amazemo amaze no mu rugamba imyaka myinshi atarasharurwa n'isasu, ndetse n'abantu agira inama n'iki gusharurwa n'isasu wenda byaramufashe mu kuguru. Nigeze kumva bavuga ngo arukuntu yarashwemo, ndavuga wenda atarakomereka birinze ngo amenye ikimuga ngo abaraho ngo aracyagenda aracyakora byose n'ibyo, aracyanatekereza operation, aracyajya n'imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izi ngabo kandi duheruka ejo muri yarapasingishije ibihumbi n'ibihumbi 7,500. None afashe umwanzuro ko ngo muhunge mugende. Noneho n'abaturage bakavuga ngo murimo murabebera. Ese barahunze ubundi? Barahunze. Sebora no guhunga. Ariko ni mu birindiro bavuye byabo. Bavuye mu birindiro ariko ntituzaho bagiye. Nta nuzaho banagiye kuko umwe yagiye agenda ukwe n'undukwe.
bababwiye ngo muve mu birindiro gusa. nacukumbe ngerageza gushaka ahantu wenda nimba hari aho bari buze guhurira ndahabura ntabwo bapfa nahabuze pe. hari za sarambwe zikora ibintu mu ibanga, hari ibyo tumenya hari n'ibyo tutamenya. cyakora byo pe hari ibyo tumenya n'ibyo tutamenya, Cyane rwose. hari igihe baba batuvumbuye ngo namwe mubone umugati. wabona iyo nama yabereye heho kugira ngo abo basirikare bavemo? tubonye bitugwaho gutyo biraje uko nyine. sawa noneho rero wenda iki kuko ntagisobanukiwe neza ibyo yakoze byarangira aho bagiye, ni ibyo byakurikiyeho simbizi. nanone ariko hari n'ibyakurikiye abantu bari kwiruka, bari kwiruka muri za Uvira hariyo wavuze. ibyo ni ibyanjye. banza utubwire ibyo by'izo modoka. ibyo utumodoka rero byampaye icyizere nkavuga ngo Makenga bakoze afite umupango. mw'abantu nta abe Pakistani, abe Somalia, abe Vietnam, abe mu Buyapani, abe muri Amerika z'amajyepfo za Colombia, mu rumogi, ibiki byose hano abe na Russia cyangwa se Uburusiya. hari umuntu nta hantu nigeze mbona ino tekinike, yaba na Korea nayo izi gukora ibintu bya dani. noneho hari umuntu nibutse bita Pablo Escobar wacuruje ikimogi. uwo ngo ndamuzi cyane. yego yacuruje ikimogi muri Colombia na ba Griselda Blanco nabo babagore bakasamutwe bacuruje ikiyobyabwenge bakazengereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. bazizengereje kubera amayeri bazanaga hehe mu rugamba cyangwa se mu ibyo bikorwa byabo. uyu Makenga nawe nese mvuga ati uyu mutipe uyu mugabo ari umutipe ura n'umugabo mukuru. Imana imbabarire nawe ambabarire. Salute cyane. Yego uyu mu afande cyangwa se umugabo mukuru w'ingabo, ni umugabo mukuru w'ingabo za M23 gusa. ibi bintu akoze ni ubwenge nk'ubw'abantu bo mwakiriya gihe, ariko nta naho bihuriye. uyu mugabo rero ikintu yakoze ni iki? ibi bintu bita utumodoka. ni tumodoka muri kutwumva neza. ibintu yazanye by'utumodoka mu rugamba nge byancanze. urabona ashobore kuba yaragiye nko ku ruganda cyangwa se nimba yaragiye he akavuga ati ngiye mu ncurire utu tumodoka tungana gutya aho kugira ngo mumpe drone. yego drone zigendera hejuru zikontororwa n'abantu n'abazitwaye. yego bafite aho bari bafite hodikota baherereye. utu tumodoka yazanye si udukinisho tw'abana, yazanye imodoka zo mu rugamba bazana mu rugamba, bo bakaba bibira ahantu nka kuriya drone bazohereza, imodoka nazo bakazohereza mu mashyamba cyane. ntabwo ari imodoka nini wanakicaramo. urugero hari imodoka abana bicaramo za zindi batemberamo mu rugo, murazizi murasobanukiwe. hari naho bagenda bakishyura bakicara mu tuntu tw'utumodoka tw'abana bakicaramo bagatembera iminota runaka bakishyura. utu tumodoka nitwo Makenga yazanye mu rugamba, ariko ntimugire ngo ni utu tumodoka dusanga kuri Simba na hano mu mujyi kwa Koci Gayeri. reka izi ni imodoka zifite amabara ya gisirikare, zifite amabara asa n'ishyamba, amabara asa n'ibihuru, aho zigeze ubundi zisanisha nazo. no mu bishanga n'ibiki byose biba bifite ibipine bibyimbye bimeze ukuntu nuko. utu tumodoka twestayo imbunda zimeze imbunda ngiye nshobora kuba nzi ni machine gun za automatique. ndazibona za automatique. batwestaro izo mbunda za automatique ariko ziri connecte na kamera zaho ziri kureba nimba hari abahabonye umwanzi katabarasa. noneho zikagira no kuba ziri na sniper, zigasora isasu ry'abasniper. zarangiza zikanasohora na kompra. ni kompra ariko zitaremereye nyine nizaho ngaho, ariko zaritura nk'abantu batanu icyarimwe. ndabyumva cyane. baba babaye se kuri aduyi cyane, baba babaye abo ngabo. na Kinshasa zizanye ni aduyi yabirimbuye, na FDNB bazizanye ni aduyi baba barimbuye cyane rwose. utu tumodoka atuzanye mu rugamba. aya ni amakuru niboneye nikuriye ahantu Cyenyege. oya ni indani gutyo indani kwa kundi ejo muzaba namwe munyumva handi gutyo no gutyo Cyenyege. uzi ko Cyenyege uvuze ari ibintu biri fake nyine, ari ibintu bitari by'amafuti. ahantu Cyenyege ahantu gutyo nyine muzi igiswahili mutubwire. harya Cyenyege ni igiswahili. Cyenyege ni igiswahili nyine. sinzi ni igiswahili bajya bakunda kumva ahantu indani cyangwa ahantu kwaje kwa pra
nuko yego nikuriyeyo gutyo kwa kundi nyine amakuru aponyoka akabacika natwe nubwo turi bakajya mu ntwabi zadukoraho ariyo riko niko tubayeho nta kundi nuko noneho utu tumodoka tugiye kuzajya tugenda mu ishyamba ndetse ngo batangiye no kudukoresha mu butasi bwa hano kwa bano babirigi muri warikare of course ngiye nabonye twaninji aho ngaho buvuze ibintu rwose muri warikare bari kujya kutunekesha mu mashyamba aho ngaho cyane ariko ngo bivugwe ngo bikekwa ko ngo utu tumodoka kuko wamaye nkuko yavuga ngo bikekwa ko ngo ari utu twanakoreshejwe bavumbura kiriya kibuga cy'indege cya kabiri akoze ko byaba ari byo ngo kuko ariko turanakomeye kuko utu tumodoka tujya mu ishyamba nijoro tuba dufite amatara atumurikira tukagira n'icyo bita infrarouge cyangwa se infrared abantu babyumva barisobanukiwe biriya bya night vision abantu muzi night vision bambara ku maso ukareba mu mwijima nijoro nko bureba ku manywa ndakumva cyane inzara irakwisha ani inzara badi baguha ibiryo ndashonje duha ibiryo nk'akabya baraduha ibiryo mujye muri groupe yacu noneho rero utu modoka nitwo ngo bagiye kwifashisha bayikora mu rugamba abandi barajya banyura hejuru nabo banyure ku butaka cyane badukoresha noneho utu tumodoka njya hano nagerageje kwaza uwampaye amakuru ndavuga ati waretse tukabigano tukareba utu tumodoka uko tumeze nzana abandi bantu ndavuga ati utu tumodoka twakora gute baravuga ngo izi modoka nimba bazifite zigomba kuzahenda urugamba rw'intambara nimba wazarendo ziri hariya bazakohereza mu bihuru ukagenderemo munsi kuko ngo gafite n'uburyo bwo guca umuhanda tugenda dutema uduti duto cyangwa uduhuru duto kagendera munsi ngo gafite n'uburyo bwo kuba kafata urusaku kakarugumana ntirusoundinge bikaba nka sound proof kakarwigumana ntirujye kure yego noneho ngo bazadukoresha ducengera tugenda ngo umwanzi ashiduke akamodoka kabari iruhande bitewe n'ukuntu akamodoka kanarije n'abari kugakontorora bahitemo nimba bakoresha imbunda ya K47 irekure amasasu menshi nimba bakoresha bombe niba ari machine gun nuko nimba ari iki kindi oya ni ibyo ngibi rocket launcher nibyo zirazwe nuko so nimba nabwo kahitamo gutuza kagatanga amakuru y'abari ku rundi rugamba bakaza bakataka kabikore hanyuma rero ngayo nguko nibyo byako kamodoka mw'abantu hanyuma rero bwana Fils jewe ndagira ngo ninjiremo ntuje mo gake yego ariko nkabivuga nanone cyane aya makuru ariko tuyavuyeho ubwo tugiye kuyandi ayo yakamodoka tuyavuyeho nuko bihagaze gusa nubwo bimeze utyo ibi byabaye mu gihe muve turavumbuye imigambi y'ababirigi nabyo ntitwari tubivuze ngo tubisobanure impamvu ya nyayo cyangwa y'ukuri nyuma yuko bazana izindi strategy shyashya zo kwifashisha mu rugamba hagati aho rero munyemerere dukomereze hano muri Pende Ruzizi ntangira amakuru nigeze kubabwira ngo hari abantu bagaragaye biruka nka kibuno mpamaguru ati mana ntabara niruke mveyo ahangara tubazaniye impamvu n'icyatumye birukanka bava mu ibyo bice baza ngo bigenze uterero bwana Fils muri Uvira ntago ari Uvira ni Pende Ruzizi ariko na Uvira bari gukinagira ubundi ngo kubera muri skongo igiye kuza kumvugira amakuru we nateguye buretse mbanze nyacacambure neza nukuvuga ngo aba basirikare ba FRDC bafatanyije n'igisirikare cy'Uburundi FDNB bari mu bice bya za Runingo Kiriba Sange yego hafi no kugera Bwegera hafi na za Kamanyora bari baragerageje ibishoka ibyo ari byo byose birukana M23 cyese bakubita AFC M23 nkuko twabibabwiye mu misi igitandukanye ndetse bagira naho bafata mpoezero ariko none aha makuru atugezeho ahabanye na yarasanzwe ahari aba basirikare bose sinzi ngo ninde ubahaye itegeko buri ariko riturutse bukuru mu Burundi ndetse n'abayobozi ba FRDC bamanutse aba basirikare bose birukanka bahunga utamenya ikintu kibabaye sinibazaga niba ari M23 cyangwa se ari ibindi bintu bibabayeho wenda by'uburwayi cyangwa ari amadayimoni abafashe ariko none hangaha mu buryo butunguranye maze kwakira amakuru atariho ivumbi ayo makuru rero nayahe murabizi neza cyane ko no mudamu aherutse hano mu mujyi wa Goma yitwa Viviane Van de Pere nararifashisha uyu muda warabonye ari n'icyuki uyu ni mwiza cyane Kisekedi bura ntararoba Kisekedi cyane ni imfizi y'akarere tugira ku burasirazuba reba uriya mudamu hariya yitwa Ariana reba Kayikwamba umugore we
reba umugore mu we Bubirigi ibyo yakoze umugore wa Ndayishimiye arenda kumurya agapapusha byihorera Ndayishimiye wigeze ku mugore mwacicana mureba nkumva mufitemo akantu arabona umugore bura ni igitangaza ni mwiza sha oya shara nta kigenda ni mwiza ko ari wa president mu makuru yakati mu makuru ariko Kisekedi ni imfizi y'akarere by the way afite amafaranga abagira inkwi baryihiye ko ibibazo biragwira mu kabyaramwe hanyuma reka tuve ku makuru ya Kisekedi uraseka mu makuru oya ndaseka yabisekeje ariko zikumva perezida yabaye imfizi y'umurenge mwana yari ibibazo bikomeye cyane ubundi perezida akwiye mu makuru bimeze bikameze gatiye mu makuru gusa nyine bazicana shana Neva kigera kuri Angelina uzaba wirebera ubundi bafite ibyo basangiye ariko birabyo ntibisangirwa hanyuma rero uyu mudamu bita Viviana Kisekedi atarabutswe neza ngo amwitegereza abone bwiza bwe ubwo aherutse hano mu mujyi wa Goma hashije iminsi 2 yasize hari ibikorwa agiye akoze hari ibyo yavuze ariko bitatangajwe hari inama yabaye yagiranye na FCM Vetura itatangajwe imyanzuro yayo none rero mbazaniye imyanzuro ntiyayihaye mu Vetura ahubwo yabaye nk'utegeka mu Burundi ategeka na Kinshasa kuko buriya UN rimwe mu miryango yubashye ko ndi kumva turi kujya kure ntuvuge ku makuru uburyo nyine ariko mbugomba kubwira abantu kanababwira impamvu icyabiteye aho kugira ngo wice gitera wice icyabimuteye sibyo ndikubabwira rero giteranye wagiteye icyo kintu none uyu mudamu hari ibyo baganira na FCM Vetura barabyemeranywa Vetura abyemera ngira ngo wumvise ko makenga yabwiye abasirikare be ngo mugire gute muve mu birindiro ntituzi ngo bagiye he none n'igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'icya FARDC none tuvugana ariyo breaking news nyamukuru amakuru tugezeho nuko bavuyemo birukanka bakinagira n'amajipe n'amamodoka n'abandi n'amaguru n'amahene bibye bavuyemo bibye nibyo ariko nubundi bavuyemo uku kuvamo kwabo rero bwana Fisi biravugwa neza ko ari uko ingabo za MONUSCO zimwe zidafite aho zibogamiye batandukanye n'abaje hehe mu mujyi wa Goma murabizi ko bakoze ishyano bakajya ku ruhande rwa Kinshasa aba baje rero ngo ntantu babogamiye na hamwe ndetse bahawe n'itegeko na Loni buraro ni n'umuryango ukome cyane UN irakaze cyane babwiye ko nta bintu by'imikino nta bintu by'imikino babwiye ati nta ruswa nta gikorwa dushaka muzakorana na Vetura ndetse nta n'ubufatanye n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa cya Congo icyo tubabwiye ni ukuza mukajyamo mukarinda umutekano w'abaturage ndetse uzabarwanya namwe muzamurwanya reka nkubwire njyewe nkimara gukurura ayo makuru cyane hari ikintu nakuyemo kihe rero nahise nshaka amakuru ndabaza ngo kuki noneho bahise babyumvira bwangu naje gusanga harimo umutego ubuhe rero babateze umutego ariko uzi ko ari byo reka nkubwire umutego babateze njyewe bampaye amakuru aramubwira ngo ni hehe wabonye Vetura oya FARDC FDNB na Wazalendo bava aho hantu bose burundu badasizemwe agakuri bahita bampa urugero muri Bukavu ejo bundi ntibabwiye uburundi ngo mwakira abantu banyu bisha abantu hano bakigira abasivile bamwe hari bamwe basizemo bigize abasivile bagiye kuneka amakuru ko atabare mu 23 igiye kuzamo bakaba babashuka nanone ko bakagira amakenga yuko yabari koko MONUSCO byanyabyo bakavuga ngo nimba ari na MONUSCO izabije muzagumemo mukomeze muduha amakuru kandi na plani zacu zose dufite ntizizagire gute ntizizapfu yego buriya rero nubwo tutavuze amakuru y'urugamba cyane mw'abantu mwe buri ibintu byose bihera muri plani iyi ni plan abantu bose bari guplaninga hanyuma example ntazaba ari imibunda no gusa example urugero uyu munsi hari amakuru twabahaye kare avuga ko Colonel Ibigabo afande Bigabo yego yavuze ko Poezero batayifasha ku mugaragaro batayifite ariko buriya abantu badukurikira bihangane buriya hari abantu bajya badutuka muri comment ngo muri bwango bakidutuka barabiretse bamaze kumenya ukuri buriya top kivu tufite ubudasa ngewe nabibonye hari ahantu bantutse ariko wenda ngo ni inzibe ngo azabiraguye ariko niko tumuntu asangira n'udakora mana nyagasani nta kuntu umuntu asangira n'udakoramo ntibibaho ngo tuzibe ko uyu muntu n'umugome
ni umwanzi w'amahoro. Byihorera. Kubera iki tubabwira ibyabaye mu kabira? Nashatse kuvuga ati ubwo ari umuntu udukurikira ngo nk'uyo mubonye njye kwa korodoniye mubwira nyuze mu rudodo hano na hano. Adodo umunwa se. Nk'uyo mubonye usanga namusubije nkamushyiraho udutima nkamubwira ati ndagukunda cyane wakoze kunsobanurira kubera ko none se nk'uwamubwira iki. Ya hari n'igihe nyura kuri ni comment kuri ni email nkamwohereza nkamubwira ati uri umuntu w'umugabo ko atazi ibye se. Naho ngabo. Oya nkoresha nk'indi email y'undi muntu. Narangiza nkanyuraho nkavuga kwavuze ngazibe none nkambonye ikindi kiganigizo atazibye kandi bamukurikiye cyane. Mwikandire subscribe rata abadukunda abakunda intare za Sarambwe abakunda amahoro twagiye muri Plain Doors isi bavuyemo kuvamo abavuye hariya muri Uvira no kubera Monisco igiye kwaza bamaze kubishyira ku mugaragaro. Nanone Plain Doors zo bavuye ku bw'indi mpamvu yihe nyine kure mu 23 abasirikare se abasirikare b'abarundi n'abazarendo n'abari bose bafatikanyije. Kadasoza amakuru wenda tuze kubigarukaho bavuyemo kubera M23 yabakanze. Yes muyandi makuru hari incamake twavuze tutavuze uko babidushingije ko ari igihe tuvuga incamake ntitubivugeho. Abantu mwatwukurikiye neza mutubwire izo tutavuze turaza kuzigaruka mu kindi kiganiro. Gusa hagata ingingo yumvikana irahari Kisekedi niki cyatumye avuga ngo twatanze ngagahenge ariko emuvetura ngo buriri mu bikira nibyo rero ingingo yumvikana. Kisekedi ubwe yakoranyije inama yego arayikoranya aravuga ati icara hano nawe icara hano nawe icara hano ministre w'intebe ministre w'ihene ministre w'udusonga bugari ministre w'udusonga bugari sawa Ministri w'ubuzima, ministri w'intebe, ministri w'intara, ministri w'ibijyanye n'iki byose, umukuru wa gisirikare, umukuru wa polisi, umudugudu w'abaturage, icara hano tujya inama. Itangazamakuru muhagare hariya mufungura amakamera ya HD ibiki byose muzane. Kuko mu by'ukuri M23 iri gutekereza iki? M23 tunamoga na biringote azari ngasokate. Ibyo ni iringara bishatse kuvuga ngo mu Giswahili bavuga ngo oya mu Kinyarwanda uvuga oya Giswahili kibore nagukiza M23 tunabalipa gahenge. Kwa nini batakubahiliza? ariko vi wagiye ureka kunsetsa koko bakuru wavuga ngo tutanahaki tunabalipa ngo tutanabaripa uvanze icyongereza n'igiswahili mu kabya tutanabaha gahenge. Kwa nini tutanabapiga sana? Kwa nini batakubahiliza? Tunabapiga sana. Unasikia meya uri kunyumva ngangu korera aya makuru turaza kuyagaruka gusubira mu ishuri. Amakuru turaza kuza kuyavuga neza ndumva nsetse. Okay turabashimiye bakunzi b'amakuru ndetse n'utuntu tw'udukoryo tuba dusekeje kuri ariko nta muntu ukurikira top kivuze igeragira irungu. Hari abantu nazagira irungu rwose ntawe ngayo ngukorera ibi tubikora tubishaka kugira ngo munisekere. Nagari yo gahunda tuba twazanye makuru. Aho ndetse nagwo bonye bari kwerekana amafoto ku mwana bakamwereka ya Kagame bakamwereka ya uburundi yagera kuri Kisekedi akarira oya kikanga akatarira uzo tukashyira muri groupe ngayo nguko. Imana ibarinde rero umuntu ugeze kuri munota bwe ngo fisa byiringa hanyuma umuntu mugeze muri uyu munota mweze mwanditse ngo fisi kwiringana n'umukongomani muzima wa Kinshasa. Hanyuma nanjye ku Giswahili mu ntenge cyane ndabizi ko ntacyo nzi. Yego turakunda cyane.